bite kimwe nuko hamanuka imuzi Patrick nanjye ari gutambwira ngashaka ko bizaba surprise ni surprise ni sa yababwiye ni umunsi abareba batagomba Patrick ari natwe surprise nyinshi rwose musa ashobora kumanuka mu ndege kubera kopiteri birakomeye bya bintu ntibyoroshye. so ubwo rero ndatekereza abantu byinshi bagiye babisobanukirwa. Hano hari uwambajije ariko bite Bonfils ko ari gukora imyitozo kandi ari umukinnyi mwiza, murimo muramutekereza mu gihe atakwerekeza hanze ko yasinyira ikipe ya Rayon Sport, cyane ko twabonye musinyisha Rwatubyaye, bihagaze gute? Ni ikibazo cya mugenzi wacu ukora kuri Flash. Caleb umwana w'umuryango wa famiye arimo arakora imyitozo. Muri gahunda dutekereza turacyareba mu bantu nababwiye dutekereza kuba twakongeramo nawe twamutekereza. Ni umukinnyi mwiza turabizi, byamenyekana muri iyi minsi, reka mbivuge ntyo, kuko aracyakora imyitozo ariko ashobora kuba afite izindi gahunda ze. Ariko uyu munsi turifuza cyangwa ejo kuzaganira nawe tukareba icyo twakora, ariko turifuza ko aramutse aje yafatanya n'abandi kuko ni umukinnyi mwiza wakora akorana ishyaka, kubera Rayon Sport yabayemo yagiye mu bihe byiza. Ariko turamenya neza se afite igihe kingana iki, ese koko arikorera imyitozo, afite gahunda zindi. Ariko nari nasabye ko uyu munsi cyangwa ejo twaganira tukareba icyakorwa. Rero abafana bihangane bategereze, ukuri kuzavamo tuzababwira bidatinze. ndumva no muri asambure iheruka mwari mwanavuze ko mu Rayon Sport ikeneye harimo n'umunyezamu goalkeeper. Yego, icyo nibyo turacyabitekerezaho, niyo myanya navuze turimo tureba niba twafata icyemezo tukamushaka, cyangwa se niba abahari bashobora gukina macare hanyuma tukazareba mu kwa mbere. Icyo nacyo turagifataho umwanzuro muri iyi weekend, ku buryo umwanzuro twafata ari ukuzana undi twabikora byihuta, ari kuba twakoresha abahari nabwo twafata icyemezo. Dufitanye inama n'umutoza ejo. Yego Patrick, nakiriye message kwinjira ku myitozo ya Rayon Sport uyu munsi. Umukunzi wa Rayon Sport ariyishyura amafaranga 1000. yego, yishyure kuri kode akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 2 8 amazero 3 urwego, ubundi yishyura 1000. utangira ni sangahe? Utangira ni imyitozo iratangira saa 9, ariko ngira ngo bahagera kare kugira ngo birinde umufungo kwinjiza abantu. Ari n'umureyori wambajije mu gito akibona fish ngo tubarize perezida ngo kocha wa magori kipa Vladimir niyo nkuru amaze iminsi batamubona. Bari abareye nyine wumvaga afite impungenge, avuga ati se aho ntiyaba atakije. Vladimir arahari, muzi ko yagiye muri ekipe nationale y'u Burundi. Twamuhereje itike, ahubwo agomba ko yaraje ejo. Nawe ari butangire. Arahari ntibagire. Hari na message nabonye umuntu ambwira ko ashobora kuba ngo hari yaje mu gitondo. Vlad arahari, Vlad nanjye namenye ko hari. Tujya kuri Rayon Day, perezida gato tumubaze, twabonye hari abantu bari kubaza waguze intwaro ziremereye. Rayon Sport yongeye kugorora abantu benshi ku kibuga twabonye, ariko benshi baribaza ngo izakomeza kugenda muri kwasteri. Hari igihe ugenda muri kwasteri amavi akagenda ko akomatana. Barimo baravuga bati nta buryo bwa bisi burimo gutekerezwaho, cyane ko ari kimwe mu bintu bikenewe cyane. Bihagaze gute? Tubwire kuri bisi, niba hari ibivugwa, niba hari aho mubigejeje. Ni ikibazo cyiza natwe nka komite gihangayikishije. Beretara kuri YouTube amugaraho perezida iki kintu kivuga abantu bamureba cyamureba. Iyi myitozo ya Kazungu ni ukunda kubibaza cyane, wikuyeho abantu abivuge. Nanjye nabibonye kuva kare. Bisi ariko n'undi wese wabibona arabyibazaho. Bari abakinnyi byo sabo kugenda muri kwasteri n'abandi bose reyo
araje bivuge Bertrand shyiraho perezida bivuge iki kintu cya bisi kivuga abantu bamureba kuri YouTube channel jambo ni rya perezida. murakoze nka komite iyobora Rayon Sport ndetse n'abakunzi bayo umuryango muri rusange, mu byo dushaka gukora, mu byo twifuza gukora, ni byiza ko hari ibigenda bishimwa cyane cyane mu kubaka ikipe izakina iyi sezo n'ibindi. Ibyo turabishimira, bakomeje kutwoherereza ubutumwa bashima ibikorwa. Ibyo byose ni amikoro. Natwe duhangayikishijwe na bisi ikipe ko twubaka icyubahiro cya Rayon Sport, urwego igezeho si urugenda muri kwasiteri. Ibyo turabizi biranatubabaza, ariko mu buzima ibintu byose no kwitonda, ibintu byose kizira igihe. Turifuza rero, turatekereza, twatangiye kureba ibishoboka ngo dushake bisi ibereye Rayon Sport, ariko komite irafashwa, abakunzi ba Rayon Sport n'ibi byose turimo, iyi mishinga mubona turimo, hari n'abafite ibikorwa turimo tuganira ngo turebe ko bashobora kugira icyo bakora. Ibyo byose turimo turabitekereza. Turifuza rero ko twazabona bisi yajya itwara abakinnyi bacu, ibabereye, itubereye. Sinababwira ngo ni ukwezi gutaha, sinababwira ngo ni mu mezi abiri, ariko icyangombwa ni uko kiri muri gahunda twigaho, dutekerezaho. Tukaba nizeza abakunzi ko twihanganira, bakumva ko ubushobozi twabonye muri ibi bihe twabukoresheje mu byihuta, ariko na bisi izaza. Ahubwo nitugira igihe cyo gukora, kubitabaza ngo nimudufashe, tubonye 60% muduhe 40%, tuzayibabwira, kandi nk'uko basanzwe bafasha komite yabo, twizeye ko bazabidufasha. Cyiza rero ni uko turimo tubitekereza, tuzayibagezaho mu minsi iri imbere, turebe icyo twafatanya, hanyuma bisi yatwara abakinnyi bacu ibereye Rayon Sport izaboneke. Ariko ni ikintu turimo dutekerezaho, kiri mu byihutirwa. So ni ibyo. Hanyuma hari abo nabonye bavuga ngo mumutubarize kuri jezi perezida za jezi z'imyitozo, ibintu birebana n'imyambaro mu bufatanye no mu fatanyabikorwa mu mikoranire na Skol. Nta n'impamvu yo kutamuvuga. Skol natwe ni umufatanyabikorwa wacu twemera cyane. Patrick namenye numvise asa nk'ubatsinda, jya ubavuga cyane wirekuye. Skol nta kibazo hano rwose, twe cyane rwose umufatanyabikorwa wacu mukuru, ubaha kandi utuba hafi, n'abareba baramukunda. So ibirebana n'imyambarire nabyo, ubwo no muri rede turasa nk'abamaze gukandagiramo. Utubwire bimeze gute imyambarire, ikipe za launching imyambaro yayo itatu izakoresha muri sezo, abafana ibyabo bimeze gute imyambarire, ubwo bijyanye n'iyo imyambaro Hitimana yaravuze n'ubundi. Imyambaro twari twakoze komande, ariko tugendeye ku ngengabihe ya shampiyona, nk'uko twari dusanzwe dutangira shampiyona mu kwezi kwa 9. Hanyuma muzi ko federasiyo Ferwafa yahise idutungura, yigiza hino vuba igihe shampiyona izatangira. Rero ubwo bituma bitazakunda, komande twakoze y'abafana ntizaboneka, ntizaza. Turifuza ko tumvikana ko iyo gukina abakinnyi iyo bayihutisha ikaza. Ubwo rero iyo abafana tuzayibona yenda nko kuri match ya 2 cyangwa ya 3, nko mu kwezi kwa 9 bazatwihanganire. Ubu ngubu muri iyi minsi, ejo bundi kuri Rayon Day izaba itaraza.
ubwo icyo turimo turagikurikirana hano kuko barayishaka kandi turifuza ko ni byiza niza tuzashaka aho igurirwa habegereye Kigali ahandi mu yindi mijyi ku buryo ibasanga hafi rero batwihanganire ntabwo izaboneka ejo bundi kuri Rayon Day ku wa mbere ariko mu minsi iri imbere izaboneka ibyo byatewe n'uko ingengabihe yo gutangira shampiyona yaje imbere irihuta ituma komande twakoze yaba itaraboneka ariko ibyo ngibyo turimo turayibakorera batwihanganire so hari ubwo Rayon Day twayinjiyemo Twayigezemo. Rayon Day umunsi wa Rayon Day abareyo batangiye kugura amatike twarabyumvise ndetse hantawe hari na Birusizi bahoze bamubwira yuko bamaze gufata Fan Club Rusisi Club yambwiye ko Rusizi. tuzanabona banderole yabo muri stade muri stade ni umunsi uba ari umunsi udasanzwe reka mbyite gutyo ni umunsi umwe udasanzwe uba buri mbere ya buri sezo kuri Rayon Sport uberamo ibikorwa bitandukanye. Rayon Day y'uyu mwaka iteguye ite? Harimo dushya tuhe? Ejo bundi hari abavuze bati dukeneye kubona helicopter y'umufatanyabikorwa imanuka muri stade imanuye umukinnyi cyangwa se imanutse nko perezida. Dukeneye kubona ibintu bidasanzwe kuri Rayon Day kubera ko ari umunsi udasanzwe. Ni umunsi abareba biteguye cyane perezida. Uyu munsi mwawuteguye mute? ni umunsi udasanzwe niko nabivuga kuko umuco wa Rayon Sport murawuzi n'ibyishimo. Umuco wacu rero ni uko mbere yuko dutangira saison cyangwa se umwaka w'imikino haba umunsi twita Rayon Sport Day. Uwo munsi dukora iki? Ikintu cya mbere abareyo barahura twese tukamurika abakinnyi na staff technique tuzakoresha, niho tubahera n'inimero bazakoresha. Ni umuhango uba, hanyuma icyo gihe tunatangaza abafatanyabikorwa bacu tuzakorana muri iyo saison. Tugatangaza n'imyenda tuzakinisha ariya bafana ariya ariko niseguye mu kanya kashize ko itazaboneka. Hanyuma hakaba no kwidagadura, tutumira abahanzi. Byenda Patrick araza kubivuga cyane, niwe ukiri umujene gishaka kubambaza si hanyuma abantu bakishima. Ni ukuvuga ngo abakunzi ba Rayon Sport, ubuyobozi bwa Rayon Sport dutumiramo abashyitsi benshi, haba mu nzego za leta, abayobozi mu nzego za football, haba muri minisiteri, haba muri Ferwafa. Tugatumira abaperezida b'ama ekipe, abo bose bakaza kudushyigikira no kudutera inkunga muri icyo gikorwa cyo kwishima. Icyo gihe rero uwo munsi usozwa no gutumiza no gukina umukino wa gicuti ekipe tuba twahisemo. Uyu mwaka rero twahishiye abakunzi ba Rayon Sport ndetse n'abakunda football muri rusange. Dutumiza ekipe yabaye iya mbere mu gihugu cy'abavandimwe cy'abaturanyi cya Uganda, Vipers. Izagera ino ejo saa 7. Hanyuma ari gahunda yenda Patrick arayibagezaho uko bizagenda bikurikirana, ariko uwo munsi rero gahunda nuko ziteye. Umunsi ni umunsi ngarukamwaka. Ni umunsi nk'abare twongera kuvuga ngo tugashyira hamwe tugatangira igikorwa, tuvuga ngo tugiye gutangira shampiyona, gutangira urugamba rwa shampiyona turi hamwe. Tuyokoresha dore abafatanyabikorwa bacu, noneho twishima tugahagurukira rimwe kuko mubizi shampiyona izahita ikurikiraho muri weekend itaha. Aho rero niho tuzaba duhagurutse, abashoboye kuva kure bakaza bakareba ngo ikipe yacu ihagaze ite, twiteguye dute. So ngibyo rero
Patrick arakomereza aho babwire noneho muri iyi minsi imyiteguro igeze hehe kuko niwe korodinateri w'igikorwa. Nagira ngo akomerezeho anababwire ngo guhera uyu munsi bimeze bitya. Bavuze icyo kintu, hari amakuru yavuzwe mu minsi yashize avuga yuko hari umukinnyi witwa Yakre w'umukamerune wagiye muri AS Kigali, bavuga ngo imupapuye Rayon Sport ku isegonda rya nyuma. Se koko uyu mwataka uramuzi, mwaramwifuje, unatubwire ku mukinnyi wavuzwe cyane, turi mu bantu nzi neza yuko bamuvuzeho igihe kinini, ndetse biganiro we yanamubwiriweho amagambo akomeye cyane. Mongo Kipe Lumpara Bokamba, Rayon Sport tukumva ko yamwohereje itike y'indege, bishobora kuba byarabaye kabiri inshuro 3. Rayon Sport tukumva ishobora kuba ngo hari amafaranga yamwoherereje yo gusigira famiye ye. Ariko biza kurangira ejo bundi twumvise amakuru ko yasinyiye Lupopo. Uyu mukinnyi koko mwaramwifuje, uyu mukinnyi koko ibyavuzwe ko yaje kubakwepa ku munota wa nyuma byabayeho. Ndagira ngo utwo tuntu tubiri uba ari two ugira icyo uvugaho. Mbanze rwose nsobanure ko nta gitangaza kirimo, nta nubwo byanacitse, ibyo ni ibisanzwe. Nubwo tutajya mu bakinnyi umupira w'amaguru, n'umusore ashobora kuza n'umukobwa igihe cyo gusaba cyangwa nyuma yo gusaba ubukwe ntibube. Ibyo ni ibisanzwe. Hari igihe numva byabaye nk'aho ari ikintu kidasanzwe mu itangazamakuru. Muri football ibyo bibaho. Kubera iki? Kubera ko iyo ekipe irimo yubaka irarambagiza, kamyite kurambagiza rwose. Shaka umukinnyi, ndashaka umukinnyi ukina kuri umuwinga, ndashaka striker number 9, ndashaka umunyezamu. Abo bose ufite ushaka kuba ufite offre nyinshi, abagushaka nabo mukagenda muganira. Uwo muganiriye ntibivuga ko muganiriye wa mbere ari we muzumvikana. Mushobora kuganira ugasanga afite imvune, ushobora kuganira ugasanga abonye undi umuha amafaranga menshi kuko aba ari ku isoko. Ni ukuvuga ngo kutumvikana bishobora guturuka ku ruhande rumwe muziganira. Ngarutse kuri Manikre bavugaga, twaramuganirije, niko twaramwifuzaga, tugenda tugira ibiganiro bigenda byavansa, ariko tugeraho tumwaka police clearance kuko twebwe tukugize amategeko. Iyo umuntu aje, umunyamahanga aje mu gihugu, hari ibyangombwa bisabwa, kugira ngo uzabone kumwakire working permit. Ibyo rero twe twaragiye tubimusaba, akabitinza, ndetse abo bita abagenti bakatubwira ko akibishaka. Igihe kiragera batubwira ko minisiteri ya justice y'iwabo ubutabera bitabimuhaye, ngo yabahakaniye, ku buryo agenti we yanavuze mu rurimi rw'igifaransa ngo je doute de ses antécédents judiciaires. ngo minisiteri yazitwimye, rero ati turashidikanya ku birebana n'iby'ubutabera bw'iwabo. Ibyo rero kuri twebwe nka Rayon Sport igendera ku mategeko, yifuza gukora kinyamwuga, byo birahagije ngo duhagarike ibiganiro. Amakuru yari mu butabera barayashidikanyaho, byabo wenda byayabanjirije. Twe rero twahise ibiganiro tubihagarika, turavuga ngo niba tudashobora kubona extrait du casier judiciaire, police clearance, tugutumiye uri kuri responsabilité za Rayon Sport, uvuye mu gihugu kindi ukaza mu Rwanda, ibyo ngibyo ibiganiro turabihagarika. Niba rero indi kipe bariyumvikaniye, ibyo ni uburenganzira bwabo, ariko twebwe n'icyo ngicyo cyatumye tudakomeza ibiganiro. Icyo cyangombwa nicyo iyo ugifite nicyo gituma ubona wapamita icyangombwa cyo gukorera mu gihugu kitari cyawe. Yego. Hanyuma kuri Lumpara nawe twaraganiriye, ni umukinnyi mwiza, twaraganiriye, twaramushakaga, tugenda tuganira,
bigeraho naho mu magambo twemeranywa ko ashobora kuzaza nibyo koko tumuhereza invitation tumuhereza n'itike ariko ku munota wa nyuma tubwira ko agize ikibazo ataje ku munsi twavuganaga cyangwa twari twumvikanyeho twumvikana ko atubwira ko yaza undi munsi bisaba ko tuyihindura tuyihinduye umunsi ugeze atubwira ko atakije ibyo ni ibisanzwe twebwe ntabwo byaduciye intege anatubwira yenda impamvu sinshaka kuzivuga ngo menye ibanga rye cyangwa no kuvuga ko yatubwiye ko atakije cyangwa se atakidukiniye adusaba imbabazi nabyo ndayimushimira ni ukuba porofesiyoneri nanjye twavuganaga aranyandikira adusaba imbabazi anatwizeza ko amafaranga yo twamutanzeho azayishyura ibyo rero ni ibisanzwe dukomeza izindi gahunda ariko amakuru ni ayo ngayo ariko yenda yanavuze ko mubabarira rwose mu gusaba imbabazi avuga ko umwaka utaha ansaba ko twazongera tukabyutsa ibiganiro ibyo rero ni iby'umwaka utaha ariko ukuri ni uko nguko kuri we impamvu se yabahaga mwumvaga zifatika cyangwa mwazifashe nka escroquerie abakinnyi bajya bagira ibintu hanta ntitujye tubica ku ruhande abakinnyi hari bamwe na bamwe ntabwo ari bose bamwe na bamwe hari reputation usanga bafite hanze yo kwescroka yo kubeshya yo kugira niba ari wenda iyo azi ko ari umuhanga aba ashakwa n'amakipe menshi ugasanga arabeshya mwebwe wowe nk'ubuyobozi cyiza nuko ubuze ko mwavuganaga no mu buryo buri direct mwivuganiraga atari ukuvuga ngo wanyuze ku muhaja we wumvaga izo mpamvu zifatika cyangwa icyangombwa si uguca imanza zifatika zidafatika icyangombwa ni uko yambwiye ati sinzaza ibyo byari bihagije ariko yambwiye ko ari izi mpamvu za famiye ibindi sinarenzaho ariko ibyo ngibyo narabyubashye icyangombwa ni uko yavuze ko atakije kubera impamvu za famiye muri aka kanya nuko yavuze ibyo rero ibisigaye ni ubuzima bwe icyangombwa ntabwo yaje twashatse abandi ubwo icyo gihe yambwiye nitwongera tukamushaka yakaba yaza ni byiza cyangwa se tugashaka n'abandi mfite ikibazo cy'amatsiko Rayon Sport ku isoko mwavuze ko mukiriho bibaye byiza wenda wanatubwira iyo post imwe isigaye mu kiganiraho ese ni mwizamu nk'uko twagiye tubyumva muracyakeneye umukinnyi usatira ikindi reyo biragaragara ko isa nk'imaze gukoresha amafaranga atari make ku isoko abakinnyi 16 ubwo wenda tutabaze hari abongerewe amasezerano abasigaranye n'abari basanzwe bagifite amasezerano ntawe mwongera amasezerano kongeraho na staff tekinike birumvikana kongeraho na staff tekinike hari amafaranga bibatwara aba bakinnyi gusinyisha umukinnyi turabizi inzira binyuramo umukinnyi umuha recruitment ndetse n'abatoza hari amafaranga ubaha reyo mujya ku isoko mwari mufite budget ingana iki mumaze gukoresha amafaranga angahe ku isoko buriya icyangombwa si cyo iyo budget yakoze cyangwa icyangombwa ni umubare wayo ntabwo nza kukubwira ngo naya sinaje mbyiteguye ariko icyangombwa ni uko komite iriho yakoze ibishoboka byose mu buryo bwose ishaka amafaranga yo kugura bariya bakinnyi ariko Patrick yaza kumfasha hari igihe figaza ariko nta kibazo Patrick nicyo ngiye kumubwira hari igihe twigeze gukora twanayimurikiye abakunzi ba Rayon Sport turi muri Grazia tubabwira ko tuzakenera yenda muri recruitment y'iyi saison miliyoni 185 niyo twari gukenera ayo ngayo ariko ni projection ni planification ariko urumva ayo twakoresheje ntabwo arengayo ari munsi yayo ariko ubusa nakubwira ariko ari hejuru y'ijana ari hejuru y'ijana yo maze gukoresha Rayon Sport hari
byagendaga bivugwaho mu myaka yo hambere, irasinyisha umukinnyi abareba bakabibona, ariko nyuma y'amezi 3 kumva umukinnyi umwe ashobora kuba yivumbuye avuga ati bureke rituma burya bampaye mwatsi, bampaye igice. Muri abo mwasinyishije abareyo bahumure, ntabwo bazabona umukinnyi yivumbagatanyije kubera ko hari ayo mwamusigayemo, mwagiye mubishyura bose. uretse se iyi sezi izatangira, sezi ebyiri zishize zari ibibazo, hari umukinnyi wivumbiye ko tutamwishyuye. Kuko ikiriho ni iki, ushobora gusinyisha umukinnyi ukayamuha yose uyafite, ariko ibyo ntitwakwirengagiza ko ushobora no kumubwira uti nguhaye uyu munsi, ukwezi gutaha itariki nzaguhaye. Ibyo rero twebwe tugerageza kubahiriza ibyo twumvikanye mu masezerano twagiranye. Ntabwo Rayon Sport rwose ifite n'ibibazo ivuyemo, ifite amakese y'amadolari uza ko mwumvikanye, ariko nibura 80% iba yakemuye ibibazo. 20 mwumvikana igihe impande zombi zumvikanye, ibyo ni ibisanzwe, ariko tukazacyubahiriza, ibyo nta kibazo gihari. Rero abareyo ntibagire impungenge, bakora inshingano zabo ahubwo. Bakora inshingano zabo